inzara, kubwirirwa ndetse no kuburara, gusekwa n'abantu bakamunena bakanga gusangira nawe bitewe n'ubumuga yari afite, kwirirwa ahiga amafuku kugira ngo ajye kuyagurisha abone amaramuko, abone icyamutunga, gupfusha ababyeyi akiri mutoya, yaba mama we ndetse na papa we, kuba mu bukene bukabije cyane. Ibyo nibyo byaranze ubuzima bwa Kagarara, umaze kwamamara ku mbuga nkoranyambaga bitewe n'ubumuga afite bwatumye akundwa n'abantu benshi cyane, ariko yaciye mu buzima butoroshye mu nzira y'umusaraba, ariko aka kanya akaba ari umu content creator ukomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda, dore yuko hano mu Rwanda ari umaze kugira video ku rubuga rwa Instagram zarebwe cyane, rero ko afite video yarebwe n'abantu miliyoni 100, akagira n'indi yarebwe n'abantu miliyoni 70, akaba akomeje kwamamara, dore yuko aka kanya arimo arazengurukana n'ukomeye cyane Ashton Hall muri Afurika bitewe na content yakoze amwigana, none akaba agiye kumuhindurira ubuzima. Ese ubuzima bwose bubi yaciyemo bwatumye agera kuri izi nzozi ze? Ese n'ubuhe buzima yaciyemo bufatwa nk'aho ari inzira y'umusaraba? Tugiye kubwinjiramo turebe ubuzima bwa Kagarara butoroshye kandi urakuramo nawe isomo. Ahangaha ni ku Butasi Official, aho twinjira mu byashywe tukabihishura. Nimba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel, kora subscribe. Ariko se ubundi ni mu ntoki avuka mu muryango w'abana 7 ndetse ngo ni nawe muhererezi, gusa ngo mu muryango w'abana 7 avukamo nawe gusa wavutse amezi uko, abandi ngo ni barebare. Uwizeyimana Enoch wamamaye nka Kagarara ntiyagize amahirwe yo kubana na se igihe kinini kuko yapfuye afite imyaka 6 y'amavuko. Kagarara n'abavandimwe be basigara barirwa na nyina, nawe waje gupfa Kagarara ageze mu mwaka wa 4 w'amashuri abanza. Kagarara wakuranye ibikomere byo kunenwa na benshi mu baturanyi be, nk'uko twabikubwiye dutangira, yakomejwe n'umuryango we by'umwihariko mama we wamwifurizaga ibyiza. Ubwo yari amaze kugira imyaka yo gutangira ishuri, mama we yamujyanye kumutangiza amuhetse kuko ishuri ryari kure yo mu rugo, byongeyeho kandi akanagorwa no kugenda kuko yagendaga akaribwa cyane mu mavi no hejuru y'urukenyerero. Nubwo bwa mbere ajya gutangiza ishuri yari ahetswe na nyina, gusa siko byari kuzagenda n'indi minsi, aho yagombaga kujya yijyana ku ishuri. Bitewe nuko kugenda byamuguraga rero, byatumaga asiba ishuri kenshi, ibyo bigatuma agira amanota atari meza. Ageze mu mwaka wa 2 primaire, avuga ko aribwo yatangiye kumenyera kugenda, akayazinduka agenda, bitangira kugenda biza. Ageze mu mwaka wa 4 yaje gucibwa intege bikomeye n'urupfu rwa mama wamurwaniraga intambara y'ubuzima akanamukomeza. Akimara gusigara ari imfubyi buri yatangiye kwiheba, atangiye kwiyumvisha ko ntacyo amaze, atakaza icyizere cy'ubuzima. Mu yandi magambo, yumvise imurangiriyeho. Avuga ko we n'abavandimwe basigaye barirwa na mushiki wabo. Kuva icyo gihe ngo ubuzima bwatangiye kubakubita mu buryo bukomeye. Ageze mu mwaka wa 6 primaire, yakoze ikizamini cya leta ariko ntiyabasha kugitsindira ku manota yo hejuru yashoboraga gutuma ajya kwiga muri interina, bitewe n'ibikomere by'ubuzima byamugizeho ingaruka. Kagarara yakomereje sekondari ku kigo cyari hafi y'iwabo yiga ataha, ariko kandi yigashyizemo umwete ndetse agenda yibagiza ibikomere by'ibyabaye kugeza ubwo yatangiye no kuba uwa mbere. Ati anyigera mu mwaka wa 3 igihembwe cya mbere, urumva noneho nari naratangiye kuza mu murongo, mvuga nti biriya bintu byarabaye, reka nkomeze ubuzima. Noneho ntangira kwiga tu, ndavuga nti reka mpige amanota. Ndabyibuka bagiye kuduha birote icyo gihe turi kuri Asembo, bahera ku ishuri rya mbere bahamagara, ngiye kumva numva bagize ku ishuri ryanjye nigaga muri C, bati tugiye guhamagara umwana wabaye wa mbere mubanze mu mukomera amashyi. Ndavuga nti nindera, nanjye ntabwo numvaga ko nshobora kuba nabo wa mbere, ndumva ngo mu mukomera amashyi, nanjye ubwo amashyi ndayakoma. Ngiye kumva numva ngo Uwizeyimana Enoch niwe wabaye wa mbere. Sinkubeshye nahise ndira ku kanya, ndavuga nti iyaba mu magihari basi akaba ari uza gufata ino birote. Avuga ko yagiye gufata birote arira, abantu bibaza icyo abaye, bagira ngo namarira ibyishimo, ariko ngo ubwe niwe wari uzi ikiri ku mutima we. N'icyo gihe amaze kuba uwa mbere, yahise atangira kwibonamo ubushobozi, yumva ko byagenda kose ibintu bizashoboka, niko gukaza umurego mu kwiga kwe. Avuga ko n'ibihembwe byakurikiyeho
icya kabiri n'icya gatatu nabwo yabaye uwa mbere, ndetse ngo n'ikizamini cya leta aragitsinda, ahabwa kujya kwiga muri interina ahitwa Rusatira mu karere ka Huye, kwiga MCE, imibare, computer n'ubukungu. Avuga ko nubwo yari amaze gutsinda ikizamini cya leta, mu rugo nta bushobozi bari bafite bwo kumwishyura minervari no kumubona ibikoresho nkenerwa, cyane ko nta babyeyi yari afite. Kubera ko yabonaga ko ibyo kujya kwiga muri interina bidashobora gukunda, yahisemo kwiyakira, yishyiramo ko nta kundi agomba kwiga ataha, nubwo kwiga ataha atari byo yashakaga. Avuga ko habura iminsi 2 gusa ngo abanyeshuri batangire, yahamagaye animatrice uri waramwemereye kumugurira ikaye naramuka atsinze. Yumvise ko yatsinze aramubwira ati iki gihe uzansanga aha. Icyo gihe kigeze yaramusanze baraganira, ahita amushakira umuryango wishyurira abana witwa Global Fund, ashyirwa mu bagomba kuzishyurirwa nawe. Uwo muryango wagombaga kumenyera amafaranga ya minervari, hanyuma we akimenyera ibikoresho. Icyo gihe nubwo yarabonye abaterankunga bo kumwishyura minervari, ariko kandi ngo kubona ibikoresho byari ingorabahizi. Avuga ko ibikoresho byaje kubura burundu, akarararira yibaza byinshi ku buzima bwe. Nyuma y'iminsi 3 abandi baratangiye ishuri, hari umugabo Imana yakoreyemo amugura ibikoresho nkenerwa ajya ku ishuri. Gusa nabwo ntiyagiye kuri cya kigo yaroherejweho kuko cyari kure, bityo rero kubona itike imugezayo byari kuba ikibazo. Ahindura ikigo ajya kwiga muri Giheke mu kigo cya interina cyari hafi y'iwabo, yiga software development. Kagarara yize ashyizemo umwete kugeza ageze mu mwaka wa 6, akora ikizamini cya leta gisoza yisumbuye, atsindira ku manota meza, aho yatsindiye ku manota 57 kuri 60, bityo abona buruse ya leta, ajya gukomereza kaminuza mu karere ka Ngoma mu ntara y'Iburasirazuba, aho uyu munsi yiga muri IPRS Ngoma ibijyanye na IT. Nyuma yo kubona buruse, ikibazo cyasigara cyo kubasha kwibeshaho, bitewe n'uko icyo kigo nta macumbi y'abanyeshuri azwi nka hostel cyagiraga, yagombaga gukenera inzu yo kubamo n'ibyo kurya. Gusa kandi nabwo ikibazo cy'ubushobozi naho cyari cyagiye, cyari kikiri cya kindi, bityo icyizere cyo kujya kwiga kaminuza gitangira kuyoyoka. Gusa kandi ari nakasenga Imana ayisaba kumucira inzira. Ubwo yarategereje ko itariki yo kujya kwiga igera, nubwo nta cyizere cyo kujya kwiga yaragifite, nibwo witwa Asumani yamuhamagaye amubaza amakuru ye n'ahaba, undi nawe aramusubiza. Asumani amusaba ko yaza kumusura i Kigali, amwohereza n'amatike. Kagarara niko kubwira mu rugo uko bimeze, anabasigira record z'ikiganiro yagiranye n'uwo Asumani ndetse na nimero ye, kugira ngo naramuka agize ikibazo bazabona aho bamushakira. Uko niko Kagarara yisanze mu mujyi wa Kigali ku nshuro ya mbere, bigizwemo uruhare n'uwitwa Asumani. Avuga ko ageze Nyabugogo, Asumani yaje kumureba amujyana mu rugo iwe. Ati yaje kundeba Nyabugogo anjyana mu rugo turicara turaganira. Tumaze kuganira arambwira ati anjyewe ndashaka ko twibera abavandimwe. Kagarara akomeza avuga ko yatunguwe cyane n'uburyo Asumani yamwize atanamuzi, akifuza kubana n'umuntu nk'umuvandimwe we atazi imico ye. Gusa ngo kuko Kagarara atiyumvagamo ingeso mbi, yamusubije ko nta kibazo. Kagarara avuga ko kuva ubwo yatangiye kubana n'uwo Asumani, anamubwira ibyo kujya kwiga kwe, amubwira n'uburyo yabonye buruse, bityo ko ari hafi gukomeza kaminuza. Asumani atungurwa no kumva ko ari umunyeshuri. Muri ubwo buzima abana na Asumani avuga ko hari ubwo bajyaga bakubitwa n'ubuzima, akaba n'ubwo baburaye, ariko ngo Asumani akamukomeza ati humura, ndetse ngo ni nabwo yatangiye kumushyira ku mbuga nkoranyambaga, abantu batangira kumumenya. Itariki yo kujya kwiga yaje kugera, nyamara ngo byageze ku munsi ubanziriza uwo yagombaga kugendaho nta n'igiceri cy'icumi afite. Mu 60 yasabwaga byo kwiyandikisha, nyamara ngo kuri social media yari yaramaze kumenyekana nk'umustar, ariko bitaratangira kumwinjiriza. Avuga ko we na Asumani barwanya urugamba rukomeye kugira ngo amafaranga 60 yo kwiyandikisha aboneke, aza kuboneka ku munota wa nyuma. Avuga ko nubwo ayo kwiyandikisha yaramaze kuboneka, nabwo amatike yo kumugeza Ngoma yasigaye ari ikibazo, Geto n'ibizamutunga nabyo ari uko. Avuga ko hari umutipe w'inshuti ye bari bariganye muri segonderi, agira amahirwe barakomezanya muri kaminuza. Uwo niwe bihuje barabana, bitewe nuko we hari ukuntu byari bimeze. Kagara yaramubwiye ati njye nabonye amafaranga 30 yo kwiyandikisha, nta kindi kintu ndi gutekereza, niba ufite 5,000 tugiye kubirya ukwezi. Ngo ubwo ubuzima Kagarara yiberagamo, nyamara aho yigaga bamuze nk'umustar, mu gihe inzara yo akigitagamara. Mu kiganiro yigeze kugirana na Simba TV, yavuze ko bitewe nuko wiga iminsi yose kuva kuwa mbere kugeza kuwa 5,
yasedirwaga n'udufaranga yazaga gukora i Kigali muri weekend mu mafilime no mu biganiro byo kuri YouTube. Nubwo ubuzima butari bworoshye, gusa mu minsi ishize yagaragaje gushima Imana mu buryo bukomeye nyuma yo kugirana ikiganiro na Isimbi TV, akavuga inkuru y'ubuzima bwe yakoze ku mitima ya benshi bakiyemeza kumuhindura ubuzima. Uyu munsi avuga ko afite umudiaspora wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika wiyemeje kumubera umubyeyi, akagira kandi wamwemereye kumumenyera ubukode bw'inzu n'abandi batandukanye bamufasha umunsi ku wundi.